biba bibabaje kugira ngo umwana akubwire ati nshaka mama nuko nyine batamubona yakuze atamubona kibaza kuntu yabyawe n'umupapa gusa nabyo kiba ari ikibazo ntabwo byabura kubikubaza gusa ikintu gitangaje nyine kurera umwana ubwo umwana wamusigiraga nyirakuru ukajya gushakisha nawe muzi wenda ukohereza udufaranga habaye hari icyabonetse uvuga ati ngewe rwose ndashaka yaramutaye adafite kugeza uyu munsi se umwana aba hehe iyo mageze mba numva nashaka no kuhavuga umwana akimara kugera mu myaka 3 uko yagendaga ko yaravuye ati ndashaka mama kumva yuko nta gitekerezo cy'umupapa uko yarera umukobwa we narangiza ngo azagenda amufate ku ngufu nta gice kintu cyaba agushinza ko bamufata ku ngufu ndumva ari cyo kibazo afite yuko yaba akeka yuko wenda ngo naba amufata ku ngufu bakunzi bacu mwese mukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira kuri mwese mutanga inama n'ibitekerezo mu biganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi uyu munsi rero tugiye kuganira na Papa Teta tuzi nyine nka Papa Teta ari we wabyaranye na Vicky aho murahitamo mubyumva neza uyu munsi rero yifuje kutubwira indi story y'ubuzima bwe tutazi ya mbere yuko ahura na Mama Teta cyangwa se mbere yuko ahura na Vicky ibintu mu bitandukanye ntago nyine tubihuza ni ukuvuga ngo tumuzi nka Papa Teta ariko hari ubundi buzima yabayeho mbere yuko aba Papa Teta nibwo yifuje kutubwira kugira ngo nabwo tubumenye buri muntu abaho mu buzima butandukanye story ziba ari nyinshi z'ubuzima bwa buri muntu rero yifuje kutuganiriza ku buzima bwe yabayeho mbere yuko ahura na Mama Teta cyangwa se na Vicky reka mbanze muhikaze turakwakiriye tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane mumeze mutese turaho turashima Imana murakomeye turakomeye uragira uti rero ndifuza kubaganiriza yego nkabasangiza ibyambayeho kera narahura na Mama Teta uretse ko atari na kera cyane n'ejo bundi hashize igihe ariko nyine nta nubwo ari kera cyane ntabwo ari kera cyane yego byagenze bite rero tuguteze amatwi turi kukumva ubwo ni ibiki ushaka kutubwira inkuru yanjye ukuntu imeze murabizi ko burya ngo abana bagera igihe bagakubagana bakiri batoya cyane nanjye rero mu bwana bwanjye nagize gutya ndakubagana mu gukubagana havamo ikintu mu bwana bwawe warakubaganye ubwo wari ufite imyaka ingahe kuko hari imyaka umuntu akubagana ukumva ko yakubaganye bakiri muto ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe muri icyo gihe umuntu yiga gukubagana suzi ko akubagana ari mu myaka 19 20 gutya ariko nta nubwo wari umwana cyane nari ndi umwana warakubaganye havamo ikintu havuyemo umuntu cyangwa havuyemo umwana yego nibyo rero nshaka kubasangiza ubwo wabyaye hari umwana wabyaye ufite imyaka 19 20 nabyaye mfite 20 ubwo nabyaye umwana wa mbere wari warashatse se mwarabanye twarakundanye tumaze gukundana turabana yego igihe kiragera kuri iyo myaka yawe washatse nyine wese umushaka uwo nguwo murabana uwo mukobwa turabana ko washatse uri muto se uvuze gukubagana ngira ngo ni kumwe umuntu atera inda nyine bikahita birangira cyangwa se ukamufashiriza iwawe twarakundanye tumaze gukundana umukobwa ansaba yuko tubana yego abinsabye naye icyo nakoze nahise ngenda mbibwira ababyeyi yego mfite umubyeyi umwe papa ntawe ngira ubwo umubyeyi
arabishima, aravuga ati mwana wanjye icyo gikorwa ugiye gukora ni cyiza kuba ukimbwiye. yego. umubyeyi aradushyigikira rero. Murabanye? Turabanye. Mwakoze ubukwe se ya mwabanye mwibaniye gutyo? Twarasezeranye ariko ntabwo twigize dukora mariage. Twasezeranye muri buriya buryo bavuga ngo abantu baze basezerane nk'umurenge. Yego. Yego. Ubundi buhagije, ubundi buriya nibwo bukwe. Muba murabanye ku myaka 20. Ariko muri iyo myaka 20 icyaje gutungurwamo niko we yabyaye, amajije kubyara haciyeho iminsi mikeya nk'icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru 2, hahandi umumama aba atangiye gufata imbaraga. Yego. Arambwira ati ubu rero ntabwo mbanye nawe. Akimara kubyara? Ati se kubera iki sheri? Ati oya, njyewe ntabwo nongera kubana nawe. Njyewe ndacyari mutoya, ngomba kuguha umwana wawe ukamurera, njyewe ndatashye nsubiye mu rugo. Ubwo hari hashize nk'ukwezi abyaye wenda? Yashizeho ukwezi, henda gusatira ukwezi n'igice, byenda gusatira mu mezi 2. Yego. Ngira ngo ni ibintu biri aho nyine bya bindi abakobwa bivugira. Sinabyitaho. Njyewe mpita nigira mu kazi, sibyo? Mu kujya mu kazi mama nibwo yampamagaye ngo urabizi n'ikindi, ati wa mugore wawe yasize umwana hano. Yasize umwana aragenda? Yasize umwana aragenda. Nta kimupfuye se? Nta kintu nta kibazo mwagiranye? Urumva mwari bato, mwari mwabanye muri bato. Buriya wenda ubwo mpamvu yagiye muri kiriya gihe cya 2004, buriya yaravugaga ati se uyu mugabo wenda ugenda ntagaruke, ejo ukabona aragiye amaze amezi 2, amaze amezi 3 atagaruka, n'ubuzima wenda ansizemo, nzabyifatamo gute n'uyu mwana? Wenda wasanga ari uko yabikoze, akaba ati reka musigire nyirakuru amwiteho, nayo njye gushaka ubundi buzima bwo hanze, akomeze n'amashuri yiwe. Nubwo nuko mwatandukanye? Nuko twatandukanye. Umwana rero wamusigiye mama wawe, wamureze gute nyine urugendo rwo kurera umwana uri umupapa? Umwana mama yaramusigaranye ari uruhinja rw'ukwezi kumwe n'igice. Mama umwana aramurera nta kibazo rwose, umwana akajya amuha amata nta kibazo, umwana arakura, umwana agera aho yiga garidiyene, umwana agera aho atangira garidiyene arayirangiza, agera aho atangira mu wa mbere. ubu umwana arinze arangiza segonderi. Urumva inzira umubyeyi yaciyemo biba ari byinshi. Sibyo? Mama we ntago yigeze agaruka kumureba umwana? Mama we kuva yamunana afite ukwezi n'igice ntabwo yigeze agaruka. Yabaga mu gihugu se cyangwa yari yaragiye? Yari ahari akampamagara ati nzaza kureba umwana nkategereza wawe. Nzaza kureba umwana agategereza wawe. Ubwo umwana yarakuze yatangira kwiga, yatangira primaire, yatangira segonderi, ataraza kureba umwana? Ataraza kureba umwana. Yarabuse uwo mu mama yari afite ikihe kibazo? Sinzi ikibazo yari afite, njye nagize n'agahinda cyane, ngira agahinda cyane ku buryo namaze n'imyaka nk'itanu mvuga ati sinzongera gushaka, narabivuyemo. Na muheri wanjye aje yabibaga. Ubundi akenshi ibyo bintu bikunze kubaho mufitanye ikibazo, uko muri babiri mufitanye nk'ikibazo. Ni ukuri pe, sinzi ikibazo. Ariko niba nta kibazo mwebwe mufitanye, umuntu agatereka umwana ku buriri akagenda, umwaka ugashira, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, ntabwo ntekereza ko ibyo nawe yaba adafite ikibazo muri we. Ubwo wenda kuri we ikibazo kirahari, ariko kuri njyewe nta nubwo yaguhamagaraga se kuri telefone ngo muganire ku mwana wenda icyo umwana akeneye? Ntabwo yabyumvaga, ahubwo we icyo yari ashishikarije imbere yarambwiraga ati njyewe nzaza dukora ipasu ku byo twasezeranye, mugabane ibyanyu. Tugabane ibyacu.
sibyo? nibyo nyine yashakaga we. Nibyo yashakaga. Kugeza na n'ubu ngubu umva anesheje umutwe, ari kumbwira ngo icyo nshaka umwana wanjye agezeho aho ari, njyewe nje kumurera. Waje kumureba? Aje ari kumbwira ngo njyewe ngeze mu gihe cyo kuza kurera umukobwa wanjye. Wowe imyaka ugezemo ntabwo ari cyo kubana na wa mukobwa wawe. Urashaje? Ndashaje. Atangiye kubona ko ushaje ko utari n'umwana. Urabona ni dore ubwanwa bwajemo imvura, urabona ko ndi gukura. None se umwana mu mikurire ye ntabwo wigize kubaza mama? Kereka uwo mwana yaba yaje aba yabibabwiye. Uwo mwana kuva ku itangiro yamenya kwiga guhamagara papa, sibyo? Uko yagendaga akura, igihe cyarageze umwana arambwira ati papa ndashaka mama, sibyo? Ni ukuri aho hantu agahinda. Biba bibabaje kugira ngo umwana akubwire ati nshaka mama, nuko nyine batamubona, yakuze atamubona, kibaza kuntu yabyawe n'umupapa gusa, nabyo kiba ari ikibazo, ntabwo byabura kubikubaza. Gusa ikintu gitangaje nyine kurera umwana, ubwo umwana wamusigiraga nyirakuru ukajya gushakisha nawe, wenda ukohereza udufaranga habaye hari icyabonetse, uvuga ati njyewe rwose ndashaka yaramutaye adafite. Kugeza uyu munsi se umwana aba hehe? Iyo mageze mba numva nashaka no kuhavuga. Umwana akimara kugera mu myaka 3, uko yagendaga ko yaravuye ati ndashaka mama, ndashaka mama, ku buryo nahamagaraga na mama we nkamubwira ati ngwino uzaze urebe umwana wawe, ngo genda, ngo hari n'igihe wasanga atari n'uwawe, ariko ababyeyi ari kunca intege. Ariko mama akavuga ati umwana ni uwacu, afite ishusho yacu, wowe iturize, umwana ni uwacu. Abantu iyo mwibutse kugeza na n'ubu ngubu yaje akavuga ati ariko papa kuki mama yantaye mfite umwaka ukwezi n'igice, akana yabitewe n'iki? Ubundi icyo ni ikibazo umuntu utakibaza ngo asubize, kuko wenda kumutaha ushaka kuba hari impamvu, ariko ntugende burundu ukagenda uvuga uti umwana ndamusize ariko nzajya nza kumureba, cyangwa se ninjya mbona bibiri nzajya nohereza papa we byibura yite ku mwana. Ariko umuntu ugenda burundu nta kintu na kimwe n'iki yigeze amufashaho na kimwe. ubu ngubu bw'umwana yarakuze birumvikana. Umwana ni inkumi, arakuze rwose, ni ya nkumi imeze neza. Ebana buryo umuntu wese amureba akavuga ati koko uyu mwana arashimishije. Yego. Hanyuma nyina yaba yarashatse undi mugabo? Afite undi mugabo. Ubwo undi mugabo yamushatse ryari? Yamushatse icyo gihe n'ubundi cyangwa yamushatse nyuma? Kuvuga ngo akimara kunana uwo mwana w'uruhinja yari afite undi bakundana, sibyo? Ku buryo nawe inda itaranavuka yajyaga naca n'intege akavuga ngo rega n'ubundi buri kuruhira ubusa. Abikubwira? Abimbwira. Nawe se ndi kuruhira ubusa gute? Ati nubwo ibyo uri gukora byose uwo mwana ntabwo ari uwawe. Ese ayo magambo ntabwo yakorera ngo yatekereze, navuga uti kuki n'umugore akunda kumbwirira ijambo? Aho hantu iyo yahambwiraga buri munsi narariraga, mama akambwira ati mwana wanjye wirira, abana bose ni umugisha, tuzamurera, wihangayika. Nagenderaga ku byifuzo mama yamaga buri munsi, ihangane ihangane ihangane, sibyo? None se koko si uwawe? Umwana n'uwawe ataba atari uwanjye, sibyo? Nifuzaga ko n'abantu bari kunyumva bazagira urukundo mu bana, umwana bakazamufata nk'undi, batitaye ngo umwana ngo uyu si uwanjye, ngo uyu ni uwa runaka, bakazamurera nk'umwana, sibyo?
ubundi ibyo nibyo byiza. Eh, Ubu ngubu nawe yarashatse afite nawe abandi bana ubu yarabyaye. afite abana bane, Bane? Ah, abo dutandukaniye afite abana bane. afite bane. Yego. Inzira yawe ni ndende. Bundi baravuga ngo nta mugabo urera, niko abantu bakunze kuvuga. Ariko naje gusanga abagabo bararera kandi barera bitandukanye nuko abagore. Buriya abagore barerana igitsure no kuvuga nabi, ariko umugabo ararera. Hari abantu bakunze kuvuga ngo nta mugabo urera, ariko umugabo ararera kandi akarera neza. Urumva ko wamureze we na mama wawe mugafatanya umwana agakura. Mu buzima ikintu kijya kimbabaza gusa ni ukuntu yakuze ambwira ati papa ndashaka mama, nkajya mubeshya mama yagiye muri Amerika rwose, ihangane azaza, nkajya mwereka amafoto tukiri inkumi, akaba ati niye mama, ati yego, umwana akahora afite ikinyamuneza ko mama yagiye muri Amerika. akabyakira akishima nta kibazo. Hanyuma kugeza ubu rero umubano wanyu wowe na nyina w'umwana nta hantu mwigeze, urumva abantu baratandukana, urumva mwatandukanye nta kintu mupfuye mu by'ukuri? Ntacyo mwapfuye, ntimwarwanye, ntimwatukanye, we yaragusezeye aragenda. Yewe nawe nabanaga n'umugore wanjye neza, nta kibazo rwose. Aho kuko yaje guhinduka nyuma ngiye mu gutangira akazi nari mbonye, ntiyabinyeretse, ariko kuri we nimuzamuhamagara mukamubaza azababwira impamvu yantaye. Noneho kugeza uyu munsi ntago ajya guhamagara akubaze, nyine ubwo byararangiye, umwana byararangiye, nta na telefone zawe afite, ntawe ntazi ufite ngo umenye akubaze umwana ari he? Ibaze kuva 2003 kugeza 2025 sindi numva na telefone ye ampamagara ati ambaza ku kibazo cy'umwana, ahubwo umwana ejo cyangwa ejo bundi, ariko ndumva yarabimbwiye ejo bundi, nibwo yambwiye ati abizi papa, siko mama yaje ahangaha kukureba akambwira ati ngo uzi ko ngashaka kuguha amafaranga. Indi uguha amafaranga? Umugore wanjye. Aguhaye iki? Ngo ampa amafaranga ngo yuko ngo wandeze, ngo noneho njyewe nindangiza ngo nsange mama. Papa ni ukuri kw'Imana pe, njye nta nubwo nigize nemera nimba uriya ari mama wabimbwiye. Naramuhakaniye ati ntabwo uri mama, papa uramuha amafaranga. Icya mbere ntuzi ukuntu papa yandeze, icya kabiri ntuzi uko nabayeho, ngo uje guha papa amafaranga urayamuha gute? Ni ukuvuga ngo ni indezo washaka kugusubiza? Ni indezo. None se ababyeyi mureke twumve kino kibazo. Utaye umugabo, muratandukanye, hashize imyaka 10-20 irashize, ubwiye umuntu ngo umusubize amafaranga yareresheje umwana, hanyuma nayaguha bigende bite? Umwana yarambwiye ngo arashaka kuyampa, ngo noneho ngo cya gihe ngo mama we atahabaye turi kumwe, ubu ngubu ahabe, ngo ahabe. ngo ashaka kumuba hafi, ubu ngubu nibwo ashaka kumuba hafi. Hanyuma amafaranga aguze kanumve, nubwo yaba ukwezi cyangwa imyaka 2, reka tubyumve, amafaranga y'indezo wareresha umwana kuva avutse kugeza agize imyaka 20 ni amafaranga menshi. None afite amafaranga angahe, cyangwa ari kukubwira ko aguha angahe yatuma yakumva ko yaba yishyuye buri kintu cyose wakoresheje ku mwana ungana gutya, ari kuguha amafaranga angahe? Nawe nicyo kintu ubu kiri gutuma numva mpinduka muri njyewe. Uretse ko abantu bataye umuco n'agaciro, ugiye gufata umwana wabyaye wakuye mu nda umugereka amafaranga? Ntabwo nzabyemera. Uri umubyeyi, njye mbabarira umbwire niba yakubwiye ko azaguha. Umwana yarabimbwiye, ariko iby'abana yarabivuze, njye muhindura umusazi, ndavuga ati wasanga ari bya bindi by'abana nyine bivugira biri aho ngaho. Ntabwo nigize mbifata nk'ukuri, ntegereje icyo gihe koko nkareba nimba ko kazaza tugahura akambwira ati ndashaka kuguha ya mafaranga. Noneho nayaguha umwana umureke?
ntabwo nzabyemera. nyine ni ubura ko we nibyo ashaka. We nibyo ashaka. None se kuba umufite yajya aza kumureba iwawe cyangwa mu rugo cyangwa akajya kumusura, kuko umwana ni mukuru afite uburenganzira bwo gusura mama we. Umwana ubundi ku burenganzira bwe ashaka kuvuga ati mama wanjye nubwo byagenze gutya nzajya njya kumusura, ndashaka kujya kumusura, cyangwa se simbishaka. None kuki ashaka gushyiramo ibintu by'amafaranga byo kugura nk'aho muri guciririkanya agaciro k'umwana? Aho niyo nanabyemera azahera ku itangiriro rya mbere kugeza kuri iri tugezeho. Nzamubwira ati nimba ushaka ko umwana koko aba iwawe, va 2003 ugeze 2005, fata iyo myaka yose uhere ku gikwasi, uhere ku kintu namuguriye, turagikuba, turafata iyo myaka abaye kugeza ubu tuyikube, noneho umpa ayo mafaranga turebe ko azabibona. Yabona ntayo yagazabona. Amafaranga rero umwana bari menshi, amafaranga yo kwita ku mwana bari menshi. Ibyo byose arimo kuvuga ari kuzana nta kintu na kimwe byabafasha. Kumbwira ngo yigeze kumamagara ambwira ati nibyanga by'amafaranga tuzajya mu buyobozi. Nambwira ati okay, ubwo buyobozi tuzabujyemo. Nabo ntabwo bazemera yuko uzama amafaranga ngo umwana ngo umutware. Ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda ibyo, ntabwo byakunda ibyo, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo ubundi ikintu gishoboka ni ukumvikana hagati yanyu uko muri babiri, mwembi uko muri babiri. Niba ashaka ko umwana azajya amusura akageza kumusura, nyuma ibyo uko watubwiye uburyo ngo yagiye kukurega, noneho yagiye kurega iki? Ari kugushinja iki? Arimo aranshinja yuko nemerewe kurera umwana w'umukobwa ufite imyaka 20. Ntabwo wemerewe kumurera? Ntabwo nemerewe kumurera. Ni irihe tegeko rikubuza kumurera? Icyongeyeho ngo ndi kubana n'umukobwa, kandi icya kabiri nta mugore mfite. Kubana n'umwana wawe? Ngo kuba mbana n'umwana wanjye ari umukobwa, ngo ntabwo mbyemereye ko uwo mwana dukomeza kubana nawe. Ngo niyo mpamvu agiye kundega. Kuba wabana n'umwana wawe ikibazo kirihe? Nawe ndi kwibaza imyaka yose iciyeho ataje kumbwira icyo gihe ngo kuki uri kubana n'uwo mwana uri kubana n'uwo mwana w'umukobwa, kuki ataje kubimbwira icyo gihe? Akaba aje kubimbwira umwana abaye mukuru, arangije kwiga, akaba narangije no segonderi. Aho hantu urumva atarimo ikibazo. Aha akantu uvuzemo nshaka kumenya kanteye amatsiko. Yego. Ni ukuvuga ngo arakurega agushinza ko udafite uburenganzira bwo kubana n'umwana w'umukobwa w'imyaka 20. Hari itegeko muzi rihana ko umuntu atemerewe kubana n'umwana we? Nanjye ibyo hanyuma niba rihari aragukeka iki? Wafata umwana wawe ku ngufu se? Nibyo ashaka kuvuga? Ubwo ndumva ari byo yashatse kuvuga yuko namufata ku ngufu. Ariko ababyeyi b'iki gihe ni ibirori. Urumva icyo agiye kundegesha? None se ureze umwana arakuze, uramukujije, urumva ni wowe uzi uko wareze umwana wawe, ni wowe uzi uko ufata umwana wawe. None ashatse kugushinza ko wafata umwana wabyaye ku ngufu, hanyuma akaba agushinza ko arakubuza uburenganzira bwawe ko wabana n'umwana wawe. Wakeka ko umwana wawe wamugira gute se? Kuba mureze imyaka ingahe kabishize, uburenganzira udafite ku mwana wawe kugeza igihe umushyingiye cyangwa igihe umwana avuze ati ngiye kwibana ndakuze mbonye akazi. Arakubuza uburenganzira bwawe ku mwana wawe kubera iki? Uzamugira uti umwana wawe nimukomeza kubana? Nukuri pe uko abitekereza ntago ariko biri. Ikintu sindi ko cyumva. Sibyo. Uko azabivuga kose nukuri pe umwana wanjye naramureze ari mutoya, arinze akura. Kumbwira ngo umwana ngo agiye kumunyaka, njyewe mfite uburenganzira bwo kugumana umwana wanjye. Uko azabivuga kose ati ageze igihe cyo kumutwara, njyewe pe ndi kumva yuko nta gitekerezo cy'umupapa
uko yarera umukobwa we narangiza ngo azagenda amufate ku ngufu. Ntabwo icyo none se kintu ikintu nshaka cyabaho. kumva agushinja ko bamufata ku ngufu Ndumva aricyo kibazo afite, yuko yaba akeka yuko wenda ngo naba amufata ku ngufu. ariko ababyeyi Ndumva aricyo kibazo afite. Ariko we, pe umwana wanjye namureze neza, ababyeyi ntabwo b'iki gihe umubyeyi None ntabwo se- yakwikora mu nda ngo agiye gufata umwana we ku cyokoza ngufu. umudamu wawe ngiye cyamunyereka reka mbanze abantu mureke tuganire. Ababyeyi wenda muri kure kino kiganiro ibyo bintu wenda bibaho, tujye tubyumva bivugwa nyine ko hari umubyeyi wafashe umwana ku ngufu, ko biba ibyo tubyumva ko bibaho, ariko ntabwo ntekereza ko uwo muntu n'ubikora aba ari muzima mu mutwe, Aba atuzuye. ariko ureze umwana ari uruhinja, murabanye, arakuze, wowe nyina nta burenganzira nta n'uruhare wagize mu kuvuka k'umwana, mu kumurera. Waramubyaye ariko ntiwamureze, ntuzi ibyo yariye, ntuzi icyo akunda, ntuzi niba atanywa amata, ntuzi niba atarya inyama, ntabyo uzi. Nta na None kimwe. ugiye kwaka uburenganzira papa wawe ngo ukeka ko yumva Nuko- ese wumva agufata gute ku buryo njyewe iyo umuntu avuze gutya nibaza agufata gute ku buryo yumva ko wafata umwana wawe ku ngufu? Umva. Abagore barabuze se? Ubu se ndinze ngiye kuzana umusatsi wa kabiri, naravuze ati ntabwo nzongera gushaka undi mugore wa kabiri umwana wanjye atari yakura. Nubwo wamushaka si ikibazo, ahubwo menya ngo icyo kintu yashyizemo nicyo kibi. Wenda iyo ashaka indi mpamvu, ariko icyo kintu None ni kibi kuvuga cyane. ngo nifatira arakeka ko naba nifatira umwana wanjye. Mbese wamugize umugore? Namugize umugore. Icyo kintu nicyo kiri kumbabaza. Abagore Ntekereje igihe ahantu namukuye n'ahantu mugejeje. Oya, Aho hantu urumva? n'ahantu ibyo hatuma numva muri njyewe kabisa. ibyo ntibinakubabaza cyane, nawe n'uwabivuze nawe ntabwo ari we, kuko niba yaragiye kukurega, agiye kurega avuga icyo kintu ngo impamvu atifuza, impamvu ashaka kukwambura umwana niyo mpamvu, iyo ntabwo ari impamvu. Uzi ahantu iba impamvu, yaba impamvu ari uko umwana yagiye kuvuga ati ibyo mama yavuze ni ukuri, ariko kwifata akajya kurega avuga ngo ndashaka kwambura umwana papa we, ngo kubera yuko ngo ngashobora kuba akora ibi, ngo umwana wanjye, iyo ntabwo ari impamvu. Muzaburana mbese ubu ngubu? Ubu tuzaburana mpaka no hasi hejuru tuzaburana. Ariko icyo nzi, ni umwana ashaka cyangwa ashaka n'ibyo mugabana? arashaka umwana, kubera ko azi ko namutsembeye ku nzu twasezaniyeho, noneho kunza asa nkaho yatsinzwe. Uwamugishije inama agende uzamuhe amafaranga ngo azaguha umwe. Ubu muri iki gihe abantu iyo bumvishe ifaranga ebana ni pafu pafu, azi ko ari ako kanya. ariko njyewe umutima mfite sinzagurisha umwana wanjye amafaranga. Ese yaguha angahe? Nanjye nicyo nshaka kumenya. Amafaranga agura umwana abaho aba ari angahe angana iki? Ubwo umwana nshobora kubibabwira yavuze aya ugasanga anyuranyije n'umwana. Kereka umwana naza akababwira ati ngewe nihuye na mama arambwira ngo yanyemereye aya n'aya, nshobora kuvuga ati n'aya, ugasanga anyuranye n'umwana. Ubu uri umwana niwe uzababwira ayo yavuganye na mama we bahuye. Ngewe kugeza n'ubu sindemera ko umwana yahuye na nyina. Nawe imyaka ishize bahuye utabizi se? nawe bahuye nabizi. Ati nagiye kubona papa mama baje hano mu rugo hano, ndikanga. Nikanze gute? Nagiye kubona mbona mama araje aranyambye, ariko naramukubye. Papa ibyo nkubwira nuko naramukubye neza neza neza. Ikindi kintu nanone, urabona nkawe nk'umugabo mwarasezeranye, wenda hari imitungo cyangwa se hari ibyo mwabanyemo mu kibano, cyangwa yaba ari ibyo ashaka, agashaka kwitwaza umwana, ashaka wenda iyo mitungo kumugabana cyangwa mutandukana. Wenda sindi wamukire kuko umwana ntabwo ndi kumva ikintu amushakamo. Wenda sindi wamukire wo hejuru ufite amafaranga n'iki n'iki, ariko aho njye nawe tukiri batoya twashakanye harahari, sibyo?
aho mwabaga. n'impapuro naguriyeho Mm. ubutaka Mm. ndazifite mu rugo, wenda niko ntazizanye, ariko nazizanye kuri telefone, nazifotoye nazibereka. Mm. Ndemera ko aho ngaho Yego. nzahagurisha tuhagabane, ariko inzu Mm. niyo nishakiye. Inzu mwabanye uyifite? Inzu twabanye nifite kubera ko niyo mu rugo niyo bampa, Mm. ariko aho twaguranye Nyuma aho harahari, niho muzagabana. we nashaka ko tuhagabana harahari. Mm. Ariko kuvuga ngo ngewe muhereze umwana wanjye nareze ndi mutoya, ntabwo nzemera ayo mafaranga. Erega yanabivuga, hari n'uburyo ushobora kwaka umwana ukavuga ati ujye unyohereza umwana nsure. Ntabwo rega ibintu byose ntabwo ari imbaraga, ntabwo ari kujya kurega, ntabwo ari ubuyobozi. Ushaka kuvuga ati rero umwana wanjye noneho ndamushaka aho bigeze, ndagira ngo ujye umwohereza umwana aza nsura, umwana akajya kumusura. Ariko kuvuga ngo arashaka kumukwaka burundu uhari uri muzima, ucyambira uwo mwana nawe ni mukuru, umwana azi ubwenge, umwana azi icyiza, azi uwamugiriye neza, azi icyiza n'ikibi. Yego. Nafata uwo mwana akamuforomata akamugiriye uko ashaka kugira ngo yemera gute. Nanjye ikintu ntari gushaka, ntabwo nzemera yuko uwo mukobwa wanjye azajya kuba ku wundi mugabo ntazi imico yiwe, kandi abana n'umugabo nagenda akamufata ku ngufu, nyina ntabwo azemera ko ari umugabo we wamufashe, ntabwo yabyemera, azavuga ati yayikuye kwa se. usanga urugamba noneho buriya amaraburizo we mwabana twabana, ariko kujya kumuha umuntu ufite umugabo, undi mugabo afite n'abandi bana bane, nandogera mwana bizagenda ntashaka kutamara ubwoko abo barumuna we ahubwo umugabo babana buriya niwe kibazo. Ari ibintu ubundi ureba ukavuga ati ibi bintu bishobora guteza ikibazo, ahubwo aho arebera ikibazo kuba ubana n'umwana wawe ari kubishakamo ikibazo, kandi si wowe ari ikibazo. Aho ashaka kumujyana iwe mu rugo abana n'umugabo n'abana, niho hari ikibazo. Ariko kubera ko nyine ashaka umwana ntabwo ushobora kubyumva. Ikindi kintu, mama w'umwana nawe ntumurenganye, buriya amaraso arakurikirana. Buriya umuntu muhuje amaraso, yaba umwana we cyangwa umuntu muhuje amaraso, byanze bikunze ntushobora kumuhunga cyangwa ngo umwange birangirira nawe. Ibyo yakoze ndatekereza byicuza, ari niyo mpamvu ari gutekereza ibyo bintu byose, agatekereza n'ibidashoboka. Nawe aricara agatekereza avuga ati ni gute ndi umubyeyi nkaba naranze kwita ku mwana wanjye, noneho ari gukoresha imbaraga z'umurengera, izishoboka n'izidashoboka kugira ngo akwake umwana, ariko ntabwo bishoboka. ngo ni ukubera ngo abaye inkumi ngo ntabwo yemere kubana na se. nta myaka igena umuntu akwiye kubana n'iwabo. Ibyo bintu biba mu bihugu byo hanze, niho iyo ugize imyaka 16 n'umunani bakwirukana ukajya kwibana. Rero ntabwo bibaho. Niba umwana ashaka kubana nawe, umwana namuhitamo, nimujya kuburana umwana akavuga ati nshaka kubana na mama, aho nzabyemera. navuga ati nshaka kubana na papa, nareke gushyira nta kibazo, nzabyemera. Umwana yari afite uburenganzira bwe, azi uwamugirira neza, azi uwamufata neza, azi uwamurera neza. Yego. Ndatekereza rero we nimba yarakureze uzitaba. Nzitaba. Nta n'ubwoba ukwiye kugira. Oya, njyewe kwa nta bwoba mfite, nta n'ikibazo mfite rwose. Njyewe ndi tayari kuzitaba, nkumva icyo bazansaba. Nta bwoba ukwiye kugira, uzitabe, wumva urwo rubanza, wumva icyo ushinjwa, wiregure, utange ingingo zawe. Ariko njyewe ikibazo mfite, umwana kumva kumbwira gusa ngo mama yaje, aho hantu ntabwo arega yareka kuza. Aho hantu niho hantera agahinda. Umutima nawe ni umuntu, hari igihe ukora ibintu ukumva ko uzabigiramo amahoro, ariko hari igihe nawe buriya yaricaye yumva nawe abuze amahoro yo mu mutima, biranga nyine, biranga. Buriya kwanga umwana, utarareze umwana, utaramusize ku ibere, izo mpuhwe zimuzanye ngo aje kunyaka umwana, nabyo ntiwamenye ikindi kibiri inyuma. iyo abonye umwana ko yitsindiye amashuri yiwe, ngo none ngo nje kwaka umwana, urabeshya. Nabyo ntiwamenye ikibiri inyuma. Hari igihe umuntu akora ikintu afite ikindi kikiri inyuma, birashoboka. Ntabwo nzamuguha gusa nyine nawe cyo kuza kugusura, azagusura nta kibazo, ariko sinzamuguha.
wowe uzabe maso nyine ku mwana wawe, Eh, ko buriya nawe afite ibimubabaza bituma nyine ari gushaka izo mpamvu zose zitafatika zo zidafatika. kugira ngo akwake umwana, ariko icyiza ni uko umwana akuze Umwana nawe afite arakoze. ubwenge bwo kuvuga ati ubwo ndajya nawe hano afite impamvu cyangwa hano. azasobanura umwana Mm. kumuta ari uruhinja akaba agarutse gushaka kumutwara akuze, ubwo afite icyo azamusobanurira. ubwo nawe azaba afite impamvu Eh, yo kumwumvisha. eh, Ndumva rero twasoreza aha. Hanyuma ikindi ubuze nimba simbizi nimba byakunda, mm, nimba wampa nimero z'uwo mudamu niba uzigira wawe, mama w'uwo mwana nyine, kuko ndumva ari ibintu bidasobanutse neza, nawe nakifuje kuba naganira. Nimero ziwe ndaza kuza kumuhamagara cyangwa ejo nzamuvugishe, twumve nawe ku ruhande rwe niba koko afite impamvu yo kuba yarataye umwana mu myaka ingana gutya ishize, twumve n'impamvu yatuma ashaka kukwambura umwana yitwaje kiriya kintu kidashoboka, twumve koko niba afite impamvu zumvikana. Bya buri muntu wese hari igihe akora ikintu ku nyungu ze yumva ari mukuri, yego, ariko iyo umuganirije hari igihe yigarura. N'ibyo byo kujya kurengana ntabwo ari ngombwa, mwakicara mukabyikemurira. tuzicara rwose Njyewe tubikemure ndashaka nta kuzongera kibazo. kuzabanza nkamuvugisha, yanyemerera Yego, tukazicara tukaganira nawe. nta kibazo Tukumva rwose igitekerezo afite. ndabikwemereye.